n'igorigota. Iyo tugeze kuri uyu musozi yewe gorigota zakwibagirwa, yewe gorigota wambereye icumu, yewe gorigota uruwa agaciro, gorigota. Mukristo ahageze yari afite umutwaro ku mugongo, atumbiriye umusaraba, umutwaro umuva ku mugongo, aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Igorigota iyo tuharebye, iyo twitegereje Yesu, ibyatunaniye biza bishira. Wotekereza urukundo Kristo yagukunze. Jambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16, kuko inyigisho nkuru y'iki gitabo. Ariko ageze aravuga ngo haba kwiga cyane birananiza, haba ibi nibi ngo byose n'ubusa. Hari aho yavuze aravuga ngo yaratangaye ngo umuntu ngukorera ubutunzi ngo akananirwa kuburya, Salomo yese yandika aravuga ngo ndetse n'ubu bwami bwanjye nahangishije ubumenyi bukomeye, ngo ikimutangaje ngo nuko hazaza umupfapfa ngo akabiyobora. Ibyo yari yararunze byose, ibyo yari yarakuye mu bumenyi n'ubuhanga Imana yari yaramuhaye, ngo ahita avuga ngo ikimutangaje ngo nyuma ye ngo hazaza umupfapfa ngo abiyobore. Ageze aravuga ngo rero indunduro ya byose byarumviswe, ngo aravuga ngo ikintu kimwe gusa, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Agahurirwa nawe mwiyereko, aho rero ngubu twebwe duhurira nawe mu ijambo ry'Imana. Abakera yavuganaga nabo mu buhanuzi, mu kanwa k'abahanuzi biki, ariko ubu ni mu kanwa k'umwana wayo. Akanwa k'umwana wayo ni iki? Ni ijambo. Niba ushaka kuba umuntu udasanzwe, niba ushaka kuba muri urwo rukundo, ndakwifuriza kuba mu ijambo ry'Imana, uhure n'Imana. Haleluya. Niba ibyanditswe byera byose bigenda bikora akazi, bikaguhishura ibigomba, bikaguhishura ibikenewe. Ikindi kandi aho duhurira n'Imana ni mu masengesho. Iyo twagiye mu bihe byo gusenga, muri byaravuze ngo ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, kegeraho data ari kamuganyira ibizo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro akampumuriza umutima. Aho tuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibaha umugisha cyane kuba mwaradutekereje uyu munsi kugira ngo tuze tubane namwe mu ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu iyo bakwemvise ngo uze kubwiriza, n'ubuntu Imana ibiguhaye kugira ngo wongere wumve Imana. N'ubuntu ko kongera kumva Imana. Hari abantu kubera kubiyoberwa cyane, ajya yumva iyo bamubwiye kubwiriza kumva mbese hari uko agiye kubwira abandi. Ariko iyo Imana impaye igihe cyo kubwiriza, aba ari igihe Imana iri kunyigisha Imana. Tuvuge ngo amen. Kuko kuvuga ijambo utumvise hari igihe ritagira umusaruro. Ndashima Imana ko yangiriye neza muri iki cyumweru, kuva ku wa mbere ndi kubwiriza, ejo nzabwiriza, ni kugeza ku wa gatanu niposho nzabwiriza ahandi hantu. N'ubuntu gusa Imana kiranyigisha cyane. Kandi iyo umuntu muri Zaburi hazavuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera, ngo uwenze kumugira nk'Imana haburaho akantu gato, ngo nubwo ntari nkwiriye mwami wanjye waranzahuye. Mbwira mwami wanjye ikintu cyatumye nkunda. Niki muri mbyaremze ngo suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Ako Yesu yangiriye neza. Nza nkunda kubwira abandi bantu, hari abantu bisanze mu miryango y'abapasteri bagira ibitaramo wenda cyane mwabo baza bababwiriza cyane,
ariko hari abandi bantu baza basanga gusa ubuntu bwa Yesu bukakuroba gusa ubuntu turashima ubuntu bw'Imana. Haleluya! Butumya tugeza muri uku kwezi tukibirimo. Ntago biba byoroshye ariko ubuntu bw'Imana bwongeye kutugeza mu kwezi kwa 12 tukirimo. Mwanditsi yaranditse aravuga muri Yesaya ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntitwemere ariko wowe uratwemera data. Imana ishimwe ko yatwemeye, Imana ishimwe ko ari data. Imana ihabwe icubahiro ko tukifite kuvuga Imana mu mitima ndetse n'akanwa kakabisohora. Foswe Imana ibaho umugisha muri inshuti zacu cyane, murabizi ntitwabisubiramo cyane, muradusengera turabasengera ko nukuri tuza tubasengera. Si ngombwa ngo mubimenye Imana iza makuru cyane ariko turabasengera. Umuntu adasengeye itorero mugenzi wawe ngo umusengere. Abashumba dufite ibyo duhuriyeho, abakristo bafite ibyo bahuriyeho, abavuga butumwa bafite ibyo bahuriyeho. Rero turishimye cyane ko mwadutekereje. Imana ya Isiraheli ibaho umugisha. Abakozi b'Imana duhuriye aha ndabishimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Twabasanze mu muhamagaro, muracawukomereyemo, muracabirimo. Muri imbyara rimze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka Imana ishimwe ko ikibafashe, ikibakomereje umutima n'amaboko muri uyu murimo w'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana bavuze arakomeye. Imana ibaye turetseho gato. Gato k'Imana karatangaje. Gato k'Imana, iyo wumva Imana ivuze ngo gato kandi aho niho abanyabwoba n'abatizera baza batera umusaraba umugongo. Gato k'Imana ni gato. Gato k'Imana ko ufata imyaka 20, ko ufata imyaka 100. Gato k'Imana. Ariko hari ikintu uzanezeza Imana nubwo biba bimeze bityo. Yoba ivyo bihe byageze sijyo mvuga, yoba ivyo bihe byamugezeho ariko ngo yatekereza yumva mu byiringiro bikamubwira yuko Imana iriho. Nubwo areba imbere akayibura, yareba inyuma akayibura, yabura impande zose akabona ntayo, ariko akavuga ngo ko ndumva muri byiringiro irimo. Imana ishimwe ko nubwo iyo yeretse abantu hari ijwi riza ritubwira ngo nubwo utayibona ariko iriho. Haleluya. Izi kubwira ngo iriho kandi ukabuzumva ko iriho. Imana ishimwe ko rero igiye kwibuka abantu. Uyu ni umwaka Imana igiye kwibuka abantu kandi uko nukuri. Ni umwaka udasanzwe, ni umwaka wo kuguruka kubazaguruka, ni umwaka w'ubunebwe kubanebwe. Ni umwaka udasanzwe apana bijya abantu bamenyereye. Ni umwaka w'umuriro aho utigeze uhagera. Kubw'izina ry'Uwiteka uzahagera. Ni umwaka udasanzwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana mu ndirimbo ya Salomo. Sinageza nyivugaho ariko muri iyi minsi narayihawe cyane. Kandi abanyesirari bagiraga itegeko ry'uko umuntu atagomba gusoma iki gitabo atarageza imyaka 30. Ryari itegeko kutagomba gusoma kino gitabo utaragira imyaka 30. Kubera iki? Abantu baza bazanamo udutekinike bakatuvunja muri za kamere zabo. Kubera kutumva ijambo ry'Imana. Ndabizi ko abafiansaye n'abantu bari guteretana bazamaterura iki gipande bakaguhereza kandi ukamubwira ngo amakosa yaremewe, ukamubwira ngo byaciye. Ntabwo ari igitabo cy'abantu bagifite amarangamutima y'inkundo z'isi. Ni igitabo cyo gusoma umaze kugira ubwenge. Ubwenge. Kuko ku bantu bagifite gukoreshwa n'amarangamutima y'umubiri. Ni igitabo kizimije, ni igitabo kirimo ibitangaza. Ariko kubamaze kucumva ni igitabo, ni igihume c'igitabo. Semene amen. Ni igitabo giteye ubwoba. Ariko ku bantu bataragira imyaka 30
muzareke kugisoma mutazavunjamo ibyo muzamwumva ketsa bafite mwuka wera akamenya uko ariko ni igitabo byari itegeko ko umuntu utarageza imyaka 30 atagomba kugisoma ariko Imana ishimwe ko tugiye kuciga umwuka yaragisobanuye n'abana batoya yo kigusobanurira ukamenya uko ucumva kandi mu bindi bisanzwe abantu babyumva ukundi ariko ni igitabo nifuje ko dutaramiramo muri iyi minota mikeya cyane kandi nari maze iminsi mvuga nitonda ariko ndihuta kugira ngo iyi minota bampaye mbe mfite aho nagejeje sibyo reka dutangire dusome indirimbo ya Salomo igice cya mbere ku murongo wa 5 ndaza gusoma nk'ibipande nka bitatu kubera ko ari indirimbo ni nk'amarefre ni nk'ibitero nyine mu bifate gutya ariko kugira ngo byorohere abantu reka tusome rimwe kuri 5 haravuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu we ndirabura ariko ndi mwiza sana mahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo mwe kundeba nabi nuko nirabura nabitewe n'izuba ryambabuye abahungu ba mama barandakariye bangize umurinzi w'izabibu ariko uruzabibu rwanjye sinarurinze ku 8 niba utazi wa mugore we urindatwa mu bagore genda unkurikire mu nkoro y'umukumbi uragira abana b'ihene bawe ruhande rw'amahema ya bungeri amen ibice 2 ku murongo wa 2 duhere ku murongo igice cya mbere kuri 15 ndaza no kugera ku gice cya 2 mukunzi wanjye we uri mwiza niko kuri mwiza amaso yawe ni nk'ay'inyana karomo 2 kuri 2 nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa ibice 5 ku murongo wa 16 imvugo iranezeza n'ukuri ni mwiza bihebuje uwo niwe mukunzi wanjye kandi uwo niwe nshuti yanjye yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe 8 kuri 7 amazi menshi ntiyazimya urukundo n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose amen ukasawa Mungu wangu mchana usiku wako sawa tu safari ni uko niacha majaribuni umenishika mkono iki gitabo cyanditswe n'umwami Salomo yanditse igitabo cy'imigani yandika umubwiriza yandika n'iki gitabo ariko iki gitabo yacyanditse mu gihe cy'ubusore kandi ubusore bwa Salomo bugiye bukubamo nk'ibice 2 igice cya mbere yanejeje Imana nigihe yasabaga Imana akabwira Imana ngo imuhe ubwenge yari ari mu buzuke buteye ubwoba tiyasaba ifaranga tiyasaba icubahiro tiyasaba ngo abanzi be bagirirwe nabi asaba neza anezeza Imana bituma Imana ivuga ngo kubera ko wasabye neza wanejeje n'ibyo utasabye byose ndabiguha semene amen Salomo ageze aho muri ubwo busore bwe asubira inyuma aragwa igitabo cy'imigani ndaza kuhagaruka igitabo cy'imigani yacanditse amaze kuba umugabo bavuga ko ari hagati y'imyaka 35 kugeza kuri 60 hagati aho igitabo cy'umubwiriza yacanditse amaze gusaza aravuga ngo byose ni ubusa haraho nasomye ucigeze mu bice bya 2 mu mubwiriza hazavuga ibintu Salomo yagerageje kugira ngo yiyambiyanse mu yinezezemo iyo usomye mu bami ba mbere 11 niho hatangira havuga uburyo Salomo yatangiye kuva ku Mana yashatse abagore ashaka ngo abagore b'imfura 700 ashaka inshoreke 300 abagore 1000
muri abo bagore ngo atangira gushakamo abanyamahanga ari b'Imana yari yarababujije ngo kugira ngo batazahindura imitima yabo. Salomo atangira kubashakamo. Ba bagore batangira, umwe akaza akavuga ngo ndashaka kusenga Imana y'iwacu Kemoshi, abandi babamori bakavuga ngo ndashaka kusenga iyiwacu, abandi bakavuga ndashaka kusenga iyi ngiyi. Salomo aradefya. Mu mubwiriza kabiri hagenda havuga uburyo yagiye yinezeza. Icyo ni kimwe, ngo yagerageje ngo kugira abaririmbyi mu rugo rwe, amakorari kuramya no guhimbaza bihagije. Ngo agerageza gushaka abaja n'abajaka bose arabazana ngo muze mubyarire iwanje, mubyare gusa, muze mubyare. Ngo agerageza gutera ibiti byose biribwa. Ngo agerageza ngo kunywa inzoga za vino, aragerageza. Ageze aho byose amaze kubikora byose, agera gihe ngo yageze akunda kwihugura cyane, kwiga ngo ariga bihagije. Ariko ageze aravuga ngo haba kwiga cyane birananiza, haba ibi n'ibi ngo byose ni ubusa. Hari aho yavuze aravuga ngo yaratangaye ngo umuntu ngo ukorera ubutunzi ngo akananirwa kuburya, Salomo yese yandika aravuga ngo ndetse n'ubu bwami bwanjye nahangishije ubumenyi bukomeye, ngo ikimutangaje ngo nuko hazaza umupfapfa ngo akabiyobora. Ibyo yari yararunze byose, ibyo yari yarakuye mu bumenyi n'ubuhanga Imana yari yaramuhaye, ngo ahita avuga ngo ikimutangaje ngo nyuma ye ngo hazaza umupfapfa ngo abiyobore. Ageze aravuga ngo rero indunduro ya byose byarumviswe. Ngo aravuga ngo ikintu kimwe gusa, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi aravuga ngo umurimo umuntu azakora wose ngo uzaca mu rubanza. Ngo haba ugihishwe, haba icyiza kigihishwe cyangwa cyahishuwe cyangwa kibi, cyose ngo kizaca mu rubanza. Haleluya, kizaca mu rubanza. Iki gitabo cyerera cy'indirimbo ya Salomo yarakiri muri icyo gihe cyo kugwa. Ngo arangije abona umukobwa w'umushuramu, ngo aramubona, ngo yari mwiza, ngo ashaka kumushaka. Tuvuge ngo amen. Ngo ashaka kumushaka kuko aho yageze abona umugore mwiza wese yari hatari, yageze hataha. Kandi Bibiliya ivuga ngo uyu mukobwa yari imfuzi, yareraga ngo abana bo mu muryango. Ngo arangije ngo aramukunda. Ikindi twumvishe muri iki gitabo, bavuze abakobwa b'i Yerusalemu, nabo turaza kubavugaho. Bavuzemo Salomo, bavugamo umukobwa w'umushuramu, bavuga abakobwa b'i Yerusalemu, bavuga n'abahungu ba mama cyangwa abana ba mama. Ndaza kuvuga kuri abo bantu bane, hari n'abandi batatu simbavuga kuko ab'ingenzi nabo bane tuza kuvuga. Tuvuge ngo amen. Salomo ngo araza abwira uyu mukobwa ngo arashaka kumushaka. Wa mukobwa aranga. Aravuga ngo hari uwo twapatanye, hari uwo nasezeranye nawe, hari uwo dufitanye isezerano, sinshobora kumuhemukira, sinshobora. Amen. Salomo hari ibintu yagerageje kureharesha uyu mukobwa. Bibiliya ivuga ngo yamweretse ubutunzi kuko yari ufite ubutunzi. Ngo amwereka ibiti by'imyelayo biranga, ngo amwereka icubahiro biranga. Agerageza kumwereka ifeza n'izahabu biranga. Aravuga ngo hari uwo nasezeranye nawe, ndashobora kuko uwo mukunzi waje ni mwiza, arahebuje, nta wundi nomurutisha, tawe. Semene amen. Muri mbyararimbye ngo nje mpisemo Yesu murutisha ibintu byose. Andutira amasambu, andutira amazu meza, andutira no gushimwa n'abisi bose.
aravuga ngo umva ico nifuza sinshaka kumenyekana zajya nyoboka umwami Yesu iminsi yose. Amen. Amen. Uyu mukobwa Salomo amaze kubona ko byanze ngo agerageza gukoresha abakobwa b'i Yerusalemu. Aravuga ati uriya mukobwa byaranze none mungeragereze turebe ko yemera. Abakobwa bakaza bakamuga bite byawe kuki ushaka kwanga umwana? Byagenze gute? Byagenze gute? Ese ubundi uwo mukunzi wawe uvuga abahe atuye? Herega hari igihe ubwira abantu ngo Yesu ndi kumwumva ngo arihe ngo ntukaze ukabya. Ntawo mwumva nyine ninde wo mwumva aza yumvwa n'abamwumvise ngo arababwira ngo umukunzi wanje ni umwungeri atuye mu misozi. Niyaba atuye mu misozi. Uyu mukobwa yagerageje ngo kumushaka, hari igihe babivuze cyane ngo agerageza kumushaka amaze kumva nk'akavuyo ngo abahungu benetse batangiye kumurakarira ko baraza kugushaka ukavuga ngo hari undi mwapatanye hari umwami ni mwiza pe arihe uwo mukunzi uzuvuga tubonye umukwe ufite kashi tubonye umunyemari nawe kurazana ibintu ngo warakunze wakunze ndese indi umwungeri w'intama umwungeri atangira gucanganya ikigo ngo agenda ari kumushaka atangira gushaka umukunzi we. Haleluya. Haleluya. Bibiliya isigereranya aba bantu uyu mukobwa w'umushuramu imugereranya nk'umukristo cyangwa umwizera cyangwa se umunyesirayeli w'ukuri cyangwa se itorero. Salomo imugereranya nka Satani. Iyo umuntu yatangiye gukorerwamo n'imbaraga za Satani aba yabaye shitani. Hari aho Yesu yigeze gucaha Petero ababwiye iby'urupfu rwe. Petero ashaka nko kugira impuhwe kumubuza aramubwira ngo mva inyuma Satani, mva inyuma Satani. Iyo umuntu yatangiye gukorerwamo n'umwuka mubi wa Satani aba yabaye igikoresho cya Satani. Bibiliya igereranya umwami Salomo nka Satani. Aba bahungu ba mama ibagereranya nka kamere. Kamere yanga umwuka irawanga. Bibiliya zivuga ngo ndababwira ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ikunda kuko umwuka na kamere birahabanye kimwe ni mukeba w'ikindi birangana. Aba bahungu rero uyu mukobwa yarabajenye. Rimwe na rimwe kamere zidutuyemo hari ibyo zikunda. Iyo umwuka byanze biza bigira urwango, ndaza kubagarukaho. Aba bakobwa b'i Yerusalemu Salomo yakoresheje ni ibyifuzo by'isi n'irari ry'isi n'ibyaha mbese barukuruzi bo kugukurura. Hari igihe Satani azabona ko yagize gutya yagukanze bikanga agakoresha noneho imbabazi akaza kuzanira utuwa akagukubita mu maso akagukubita ibindi bitandukanye turaza kubireba. Umwungeri mu isezerano rya kera byagereranywaga n'Imana. Imana yari umwungeri w'abanyesiraheli. Iyo usomye Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Semeni amen. Sinzakena. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo ye n'inkoni ibyo bimpumuriza. Semeni amen. Amen. Mwungeri mu isezerano rya kera
Yesu niwe mwungeri w'itorero. Intama zanjye ziranze kandi nanjye ndazizi, zizi ijwi ryanjye. Haleluya. Ninjye mwungeri w'ukuri, intama zanjye ziranze. Iyo usomye muri Yohana 10:10 kugeza kuri 14 iryo jambo rarisangamo. Yesu niwe mwungeri mwiza, Yesu niwe mwungeri w'itorero. Mana ishimwe. Nubwo abantu batabibona ariko dufite umwungeri kandi uragira neza, utaragirira ibihembo, utaragirira inyungu. Uwiteka ni umwungeri wacu, ntituzatinya. Semeni amen. Amen. Mwungeri w'itorero ku manywa na nijoro. Ariko itorero Mana ishimwe ko rifite umwungeri waryo. Nzambwira abantu ntabwo woshobora itorero mama pastor, ti woshobora abantu. Bashumba ntimwo bashobora. Ariko ikintu cantangaje cyo mundi nabajije abantu iwacu ndababwira ngo ndatangaye. Umwaka urashize tutagwanye mu itorero abantu badakubitanye. Nukuri umwaka urashize nta muntu uratukundi, nta umwaka urarangiye. Sanga ni ikintu gitangaje. Uzoshira abantu hamwe mu isoko baba bacuruza bamara umwaka, nubona umwaka urashize abantu badatonganye. Abacuruzi baba bacuruza bose inyanya, cyangwa bari gucuruza imyenda, cyangwa bari gucuruza iki. Hari igihe uzuja kugura umwe akamagutangira hari umwe akamamutonganya ngo se ni gutuza utwara abakiriya banje. Ariko mu nzu y'Imana, haleluya, Uwiteka ni umwungeri mwiza, utazutuma intama zigwana, azaragira neza. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe, arababariye, yarababariye. Imana ishimwe ko yaragiye itorero kugeza muri aya mezi. Yaragiye neza we, ko Yesu yaturagiye neza, ako Yesu yaturagiye neza. Igihe wabuze amazi yaguhaye amazi, igihe wumva gucitse intege yako ariko Imana mu rusaku rwinshi, mu guhorera kw'imvura nyinshi, yatubereye umwungeri. Umwami ni mwiza. Uyu mukobwa yahisemo neza yeme, yahisemo neza. Ese uyu mukobwa yageze ahurira he n'uyu mwungeri? Bahuriraga cyangwa ingeso zatumaga mukunda kurusha umwami Salomo wari ufite buriya butunzi niziye? Cyangwa bahuraga ryari? Bahuraga ryari? Abakobwa b'i Yerusalemu bamaze kumubaza arababwira ngo umwami wanje uwo mwungeri atuye imusozi. Abanditsi bagiye bandika imisozi Imana yagiye ikoreraho imirimo ikomeye. Ndaza kuvuga imisozi nkine gusa, panihuta kuko sico cyane ndi buvuge. Bavuze umusozi wa Ararati. Igihe Nowa yamaraga kuva mu bwato mu mwuzure, ngo ubwato bwagiye ku musozi wa Ararati. Buvuye mu kajagari, buvuye mu miraba, ariko buvuye ahantu hakomeye, ngo bugera ku musozi witwa Ararati, umusozi wo kuruhuka. Haleluya. Hari imisozi Imana izi gutuzaho iyo uvuye mu ntambara. Mu izina rya Yesu uyu mwaka mwinjire ku misozi y'uburuhukiro. Wari umaze igihe cyinshi mu butayu, wari umaze igihe cyinshi mu miraba, wari umaze igihe cyinshi mu ishuhe, ariko Imana ya Isiraheli ikugeze ku musozi w'uburuhukiro. Muri Matayo 11:28 hazavuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Umwami ni mwiza pe, umusozi w'uburuhukiro. Haleluya.
ninde uza kumfasha kugira ngo aze mfasha cyane ndaza gusomaho kugira ngo aze kumfasha. Munsomere Matayo 11:28 kugira ngo muhumve iyo tugeze ku musozi wa Yesu ukuntu tuharuhukira. 11:28. Makuru 11:28. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amen. Amen. Komeza. Mwemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Mwese abarushe n'abaremerewe, mwese abari mu miraba myinshi, mwese abakiruhijwe n'ibyaha byinshi, hari umusozi w'uburuhukiro twahawe. Mwese abarushe n'abaremerewe, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo kwiyica, nta mpamvu yo kubivuza induru, nta mpamvu yo kuboroga. Mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Hari umusozi tujya turuhukiraho. Undi musozi Imana izikunda kugaragaza yakoreyeho ibitangaza ni umusozi wa Moriya. Igihe Aburahamu yajyanaga Isaka umwana w'ikinege kumutamba, Isaka aramubajije ngo se papa, ko dufite umuriro tukagira inkwi, gitambo kiri? Gitambo kiri? Igitambo kiri? Aburahamu asubiza umwana we neza, aramubwira ngo Imana niri bwibonera igitambo. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu azamuye inkota agiye kwica Isaka. Ijwi riramubwira ngo Aburahamu sigaho. Imana yari yabonye ko yamwishe, ariko noneho Imana agizireba umutima. Imana yari yabonye ko byarangiye. Mu mwanya wa Isaka haboneka intama. Tuvuge ngo amen. Amen. Igihe rimwe na rimwe uzamuka udafite icyaguhumuriza, udafite icyakungura umuti, udafite icyakuruhura, ariko iyo ugeze kuri Moriya, iyo ugeze kuri Moriya uza wumva amagambo y'ihumure. Haleluya. Mu gihe wibaza icyo uri bukore, mu gihe wibaza icyo ukuri bubigenze, hari Imana. Dufite Imana, dufite Imana. Dufite Imana iza yironkera. Nuzaza ubona byagucanze mu buzima. Yankunda kubwira abantu baza biyahura, muza mwiyahura gute? Dufite Imana. Nukuri dufite Imana. Mu gihe wumva byagucanze uzuvuga ngo Uwiteka ari bwironkere, kandi ko kazayironkera. Erega amagambo twaturararima byo tuvuga bifite imbaraga. Imana iza yironkera. Imana ishimwe ko yironkeye ku bwa Aburahamu, Isaka abaho, igitambo kiraboneka. Tuvuge ngo amen. Amen. Undi musozi ni umusozi wa Sinayi, aho Mose yaherewe amategeko, aho Mose yaherewe ubwiza. Tuvuge ngo amen. Iyo umuntu ageze ku musozi w'Imana hari ubwiza, hari amabanga uhabwa, hari ibintu ubika. Ariko umuntu azava nk'ahantu gusenga, ariko Imana ishimwe kuzikorera mu mutima. Imana ikakuganiriza, ikakubwira. Wagera mu bantu bo bakakureba nk'aho, ariko batazi ibintu byabaye, batazi ubwiza wazanye. Yesu niwe wenyine mu isi uzi utanga ubwiza bwuzuye. Yesu. Kandi Yesu igitangaza azatanga ubwiza mu mibabaro. Murabyumvishe? Yesu niwe wenyine mu isi
mubabaro Yesu wenyine abantu mu mubabaro abantu icyo baza bagutwerera Yobu bamaze iminsi 7 inshuti ze gusa ziunamye ngo zije kuvuga zimubwira nabi uko Imana yakugiza uko wagize ntabwo Imana zipfa guhora umuntu uko hari uko wakiraniwe ariko Yesu niwe wenyine uzusanga aho umuntu ari mu bibazo uzusanga aho umuntu yirabuye ukamuha ubwiza umusozi wanyu ni umusozi Yesu yahinduriweho ishusho ye imbere y'abigishwa igihe bari bagiye gusenga hariho Petero na Yohana na Yakobo nicyo cyagiye Eliya na Mose baje barabonekeye Petero aravuga ngo ndagusabye reke duce ingando 3 iya Eli niya Mose reka nyabuna duce ingando iyo wageze ku musozi w'Imana uzuhinduka imvugo zazihinduka amanyanga zashira ibitekerezo biroze bizabishira imyifatire zihinduka imigendere zihinduka ukagenda nk'umwana w'Imana ukambara nk'umwana w'Imana ukarya nk'umwana w'Imana ugasohora amagambo nk'umwana w'Imana ku musozi w'impinduka haba ibintu bikomeye Paulo yigeze kubwira Timoteyo ngo mwana wanjye uzugaragara kuri icitegerezo mu magambo yawe mu rukundo rwawe mu ngeso zawe mu kwizera ugaragare kuri bye kuko wageze wese mu Mana wageze ku musozi w'Imana wese arahinduka wari uzwi ko ari umujura akaba umwizera wari uzi ko ari indaya akanyurwa na Yesu wari uzi ko ari umugome akuzura imico umusozi w'impinduka ni Yesu uzutanga naratangaye maze iminsi ntekereza ku bintu by'Imana Imana zihindura neza ababyeyi bazafata umwana mugakubita ikintu kitaza kimara ingeso ni inkoni iyo umuntu yagize ingeso hari abantu bagasa mbona bageza bibe bakabatwika gutya bamara kumutwika mu minota 5 bakamasanga kari bagifite igisebe gutya bakamutwika mu minota 5 bagiraje bagasanga kari ariko iyo wageze ku musozi w'impinduka uzuhinduka ntawasakushe biriya abantu baza birusha kuko barabwira abantu ngo nakweretswe ngo ndagushamburiya habe n'ubwohera mu gitondo wawe urundi biheko ukarunda ukuzuza podium ubuntu bwa Kristo butaragera ku muntu ngo ahinduke azamaje gucuruza ibindi aje guhaha niko bimeze ariko Yesu ahageze uzubifata wenyine ukabitwika ntawe ukuri hejuru ukabijugunya muri toilette ukabiha Yesu ni umunyembaraga Yesu ni uzugera mu bagabo bagakunda abagore ntawe baterese ngo kundu ariko muzi inyigisho turi mu kwigisha ngo abagore mukunde ngo mukunda abagore banyu ngo abagore ngo mubaha abagabo ariko Yesu aza kugera mu gakunda umugore ukazumubona nkaho ari we wenyine mu isi wenyine ukazumubona ko ari we wenyine mu isi kubaha umugabo wawe nkaho ari we wenyine mu isi kubera impinduka ivuye ku musozi wa Yesu haleluya nakira impinduka iva ku Mana nakira amateka kuva ku Mana ibyakunaniye byose ibyo utoshobora baratwiyama bihagije ariko hari imbaraga z'Imana zihindura hari imbaraga zazihindura abantu bakavuga neza urugambo rugashira ariko muzamugambana kubera iki ntimuzamugambana gute umukristo azagambana gute abantu bazaba bakagambana no musego ngo dore kwayigire ngo dore ko ndebera none ariko muzi kugambana ukuntu ari bibi Yesu niwe woza akagufata akanwa gutya akagasona Yesu kandi tukunda kuvuga ayo baba none uzagira kubamana nitwe ba mbere tugira amakuru uzubona kandi utaragira mu rugo ukama wandikira umugabo ngo noneho ikintu kibaye mu materaniro ukananirwa kwihangana mugere mu nzu ukama wandika ukiri mu materaniro
ariko Yesu aza kugiramo akanwa ako Yesu ashinge ko azafata Yesu akakanwa muri ako hazava umuntu uzi kukamenya akanafata yobasha gukontrola umubiri wose akanwa kaza gashituka gusa kavuze ibintu kanwa we wavuze ariko Yesu yaje Yesu yigeze kuva aravuga ngo mbonyisha ndumunyamimwa yanduye baraza umukozi karajya akakoma nta wundi washobora kanwa tawo keretse Yesu uzuzana impinduka idasanzwe abantu bakabona bacecetse abantu bakabona bameze neza Yesaya 25:6 muhansomere twihuta sigaje iminota nk'irindwi reka nihute cyane 25:6 ihute cyane papa Bibiliya iratubwiye ngo ego kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo haleluya azaharemera amahanga yose ibirori ego ayabagire ibibyibushe ego ayatereke vino y'umurera ibibyibushe byuzuye imisokoro na vino y'umurera ego iminimye neza ego kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose ego kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose rekeraho papa Imana ikumugisha uyu musozi bavugaga kuzategurwaho ibirori wari Golgota tuvuge ngo amen sinja cyane kuko umwanya uransize wari Golgota kintu kiza kizana impinduka ni Golgota iyo tugeze kuri uyu musozi yewe Golgota izakwibagirwa yewe Golgota wambere icugu yewe Golgota uruwa agaciro Golgota Mukristo bahageze yari afite umutwaro ku mugongo atumbiriye umusaraba umutwaro umuva ku mugongo aravuga ngo ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu Golgota iyo tuharebye iyo twitegereje Yesu ibyatunaniye bizabishira wotekereza urukundo Kristo yagukunze jambo ry'Imana zavuga muri Yohana 3:16 kuko inyigisho nkuru y'iki gitabo izivuga urukundo rw'Imana ku banyesiraheli urukundo rwa Yesu kwitorera byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo bavuga ngo buhora iyo ugeze Golgota ukibuka urwo rukundo birizigwa ngo utarigeze gukora icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo wowe nanjye tubabarikwe wowe nanjye iyo ugeze Golgota ukibuka umurimo Kristo yakoze uzuhinduka wo kwibuka imibabaro Yesu yagize wohinduka ntawe kwigishije ukareba urukundo rwamumanuye ukamujana rukamuzana mu isi rukamujana ikuzimu akazuka wohinduka kuko ijambo ry'Imana zavuga ngo yaje ameze nk'intama ariko azagaruka ameze nk'intare wabamucumise wese bazamuborogera ntamubwo tuzakure ibyishimo bizatwira Golgota niho haba impinduka gusa haleluya uyu mukobwa mushurama impamvu bakunda kumushira ku mwanya wa kabiri nababwiye ngo agereranywa n'itorero riri hagati y'Imana na Satani turi hagati y'Imana na Satani sinzi abanyarwanda bazaca umugani akavuga ngo ururimi ruri hagati bazakunda guca umugani itorero riri hagati y'Imana na Satani kuko itorero Satani nijya ahora ashakisha Imana najyo niyo yashatse
ni ikintu gipiganwa, ni ikintu gipinganirwaho abantu babiri. Satani yigeze gupinganwa n'Imana kuri Yobu, kandi Imana isheta Yobu yonyine ngo wamubonye se, wamubonye umuntu wanjye se, wamubonye uko akiranuka, wamubonye ko atunganye, ko nta muntu n'umwe mu isi umeze nkawe, wamubonye. Satani nawe kuko ari umuntu uzi gushirishamo, yamavuga ngo yoreka gukiranuka gute n'ibindi wamuhaye. Abana 10, abasore 7, abakobwa 3, ibintu ingami y'ibihumbi magana, ibindi ibikini yobura gute. Reba uriya mubiri ukuntu usa, wewe wobura gukiranuka gute. Imana avuga ngo ntaga no kura ivyo bituma kiranuka, sibyo. Za bintu twavuze Satani zigukurisha, abandi barabihebye, abandi Imana yabonye ko batabifasheho. Sanumva abantu bavuga ngo muturire Imana, abandi barahebye, biriya abandi barabihebye. Biriya twebwe duhagaze, abandi barabihebye, byari byicubahiro, byari abandi barabihebye. Paulo yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabihinduye amasi, kuko ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo. Ibyarinda mu yari doteri, yari akomeye cyane mu by'amategeko, yari umuntu ufite ubwoko bene ubu ngubu totinya kuvuga, ariko kubwa Kristo ngo arabihomba. Ariko twebwe nizo turi gukwirirwa amasengesho ngo Mana uduhe icubahiro, ngo tuzamure, ngo dukomere, ngo tuhamamaze. Abandi barabihombye, babihindura amasi fire, barabihombye. Wewe kurafata amadesha abandi bahombye. Kristo ni wowe kubahwa, ni wowe munyacubahiro mu isi no mu ijuru. Mwabisenza mu Filipi ngo nicyo gituma Imana yamuhaye izina risumba ayandi yose. Amavi yose yo mu isi azapfukama, nta mavi yo mu isi yo gupfukamira. Uzupfukamirwa n'amavi 3, bwacu amazi akagutuka. 3 ugize umugisha umwaka umwe, azamubwira ngo turakubaha, turakwemera, bwacu wamaherwe, ushaka kukumva, ushaka no kukumva. Ariko Kristo n'abatamupfukamira bazamupfukamira. Indimi zose zizavuga ko ari umwana, indimi zose. Kristo wenyine niwe ugira icubahiro, niwe ariko ni igihugu, niwe abantu bose abakomeye n'abarusha azagawe. Umunsi umwe ngo bataye Daniella mu rwobo rw'intare, ngo umwami Dariya buri bitotsi, baza umwami abari wo buri bitotsi kandi ari mu nzu ye, ngo bamuzanira ibyo kumucurangira pi, ngo bazana ibyo pi, kurya wapi, kunywa wapi. Ariko Daniella ngo akagira gutya gusa, ubwoya ngo bumubera kari igiti gishushe. Dariya ngo bukeye mu gitondo kari kamuse, ngo aragenda arahamagara ngo Daniella ngabo Imana yakurinze, yaba yakurinze, Imana yakorera yakurinda, yoreka kundinda gute? Ari wowe nta gicumuro ngufiteho, ari Imana nta kibazo, yoreka kundinda gute? Uzi ikintu cyavuze, aravuze ngo Imana ya Daniella niyo Mana yonyine. Itorero rimeze nk'akarungu mu mahwa, ariko rirabyibushe. Nubwo dugoswe n'ibibazo, nubwo tugoswe n'impande zose, ariko dufite umugabo uzutuvomerera, ari we Kristo. Ntacu itorero rizaba, ntacu umukiranutsi azaba. Umukwe yaravuze ngo umukunzi wanjye ameze nk'akarungu mu mahwa. Nubwo amahwa azashita, amwe agakubita mu mbavu, ariko ni ukuri tuzoshisha. Uzi ikintu tuzadushisha? Ibyiza by'Imana. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Nubwo isi iri gukurura, nubwo Satani akurura, ariko umuntu watowe n'Imana ntabwo azaja mu isi. Ego, iryo ni itangazo. Umuntu wamenye Imana neza ntabwo azaja mu isi. Nubwo kamere rimwe na rimwe zikubwira mu bibazo urimo, ikavuga ngo nyamara nawe gerageza uboroshe, mera nk'abandi, abahungu ba mama n'abakobwa ba mama. Itu Mani badutsindi, gerageza nawe nyine ube nk'umunyamujyi ukunda,
tukazumera nk'abaturage ngo buri munsi wafunze ngo buri munsi ngo ntuje ahantu orosha akabuwate se hari ikibazo ijoro rimwe kugenda ukazubira gutya se gusa hari ikibazo se umuntu wishe orosha kamere ikunda kamere niyo ya mbere zitanga inama mbi ikunda ubuzima bwo ikunda umutekano tukaza wiyiriza cyane kamere ugomba kuba umunyamugi uzi ukora ibintu ujya nyine utubuto unywa amata nawe uje mu dutaramo ngwisho uwo mukuzi yakundiye uriya mukobwa w'umushuramu ndi kuvuga wa mwungeri yamukundi ngo yamukundiye ibintu bibiri ngo imyifatire n'ingeso ze ako mwanya ni mubi umwanya uzi ubwobura yamukundiye ibintu bibiri yaramurebye mu bakobwa bose wa mwungeri ngo asanga uriya mukobwa w'umushuramu agira ibintu bibiri byiza ngo agira ingeso nziza n'imyifatire myiza amaso y'Imana azareba aza abanyamafuti aza abanyengeso mbi bose arabazi hari uwo mwihisha se habe nubwo uza bamubwira amasoro ukazubira Imana agiza Imana ni igihumbi habe nubwo womera gutya sibyo kazuvuga make arabona za guceceka tukazusa ariko Imana ikavuga ngo nakugaye ngo yagira ubwiza buhebuje wakagira imyifatire myiza. Haleluya. Itorero ry'Imana ndabasabira kugira ubwiza. Ndasabira itorero ry'Imana kugira ubwiza. Aba bana bacuranga ntimukaza mukora amanyanga muri kuri sembe. Ndabizi musige mutera abana abandi akavuyo, ariko itorero ry'Imana rigomba gukorwamo amasuku. Niko niba ufashe kitari yo mu nzu y'Imana abantu bazakubona umere nka Dawidi wageze ukora ku buryo gucya abadayimoni, ariko intoki zawe bitewe n'ibyo zazikora zokwirukana n'umushwi habe n'umushwi. Niyo mpamvu abadayimoni bazabaza mugakungo ko muragira gute bazobashwanyaguriza nk'abana aske bashatse nabo kwigana bande ibintu biza bikibishwa. Abaririmbyi ubu ngubu ni ukumara gukubita igisirimba ngo musige muvanga utuyoga ngo n'udufanta mufite ikibazo mwaje gukinira hadakinirwa. Ibyiza muvanguke uzi ufata fanta ibe fanta, niba ari akayoga nanone aho kwihisha muri fanta ugafate bagusanga wanywa akayoga. Niba uje kurepeta ntukazuzana imiti mibiri, uzuza kurepeta utahe, ntukazuza kurepeta nurangiza ngo wateye inda ngo ibibazo byarabaye. Mwirinde mwe kwemerera kamere ni umukeba w'umwuka, ni mukeba. Uzuhagarara hakubw'ingeso zawe nziza ngo abantu bahere ko bahimbaze Kristo. Gusa nakubona urambuye amaboko ukabona umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza ariko nta muntu uzorusha indirimbo zo mu gushimisha n'agakiza. Sinzibagirwa igihe nakizwaga bazayikora mukamumvugiye kwibuka kuko baziririmbye buzuye amavu. Itorero ry'Imana rigira ubwiza, rigira imyifatire myiza. Petero, reka ndangiriza muri Petero wa mbere muhansomere
iminota ziba mike cyane gatuma abantu. Petero wa mbere 2. Petero wa mbere 2 ku murongo wa 2 dusomera twumve. 2 ku murongo wa 2 aravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya ko yuko umwami wacu agira neza ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Abafilipi 1:27. Abafilipi 1:27. Bibiliya iravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Amen. Itorero ryasogongeye Kristo ndabifuriza ibintu bibiri mukomerere muri we mushorere imisi muri we. Haleluya. Kugira ngo ingeso zanyu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bumeze buvuga. Umuntu wese utaramusogongeye ngo amwinjiremo tibikunda kwereza imbuto z'ubutumwa bwiza, ariko ndabifuriza gukomerera muri we, ushora imizi muri we, kumwinjiramo cyane kugira ngo ingeso zacu zimere nk'iz'ubutumwa bwiza. Ahantu tujya duhurira n'Imana, wa mukobwa yahuriraga na wa mwungeri ni ahantu henshi, yahuraga nawe mu nzozi, agahura nawe mu ihishurirwa, agahurirwa nawe mu iyereko. Aho rero ngubu twebwe duhurira nawe ni mu ijambo ry'Imana. Abakera yavuganaga nabo mu buhanuzi mu kanwa k'abahanuzi biki, ariko ubu ni mu kanwa k'umwana wayo. Akanwa k'umwana wayo ni iki? Ni ijambo. Niba ushaka kuba umuntu udasanzwe, niba ushaka kuba muri urwo rukundo, ndakwifuriza kuba mu ijambo ry'Imana, uhure n'Imana. Haleluya. Niho ibyanditswe byera byose bigenda bikora akazi, bikaguhishura ibigomba, bikaguhishura ibikenewe. Ikindi kandi aho duhurira n'Imana ni mu masengesho. Iyo twagiye mu bihe byo gusenga, muri byaravuze ngo ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza kegeraho data rikamuganyira ibyo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro akampumuriza umutima. Aho ngaho azatuma twegera Imana. Imana ikagenda itubwira ibiho bikomeye, Imana ikagenda ikuraho imisozi, Imana ikagenda ikura ibiremereye. Ahandi hantu natekereje, ese nijyari bagize abaho? Nijyari? Iyo usomye mu Bagesera bahavuze batambaga ibitambo mu gitondo na nimugoroba. Tugomba kubonana n'Imana mu gitondo na nimugoroba. Abatesalonike ba mbere 5:17 hazavuga ngo musenge ubudasiba. Nusenga ubudasiba uzahura n'Imana, nusenga ubudasiba uzabona Imana. Ndabifuriza kwegera Imana cyane, ndabifuriza kubana n'Imana cyane, ndabifuriza kumwigiraho. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze cyo kwizera. Nidutumbira Yesu tuzaba nkawe, nidukomeza kumwegera tuzamera nkawe. Ariko uko tutamutumbira, uko tutamureba, uko tutijira mu zandi, uko tutabira uruhande rwe dusenga dusabana nawe, tuzatugira isura itari nziza. Ubwiza bwacu buzabuba bubi, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo.
semene amen. Ibibazo ntibyazimye urukundo. Iyo usomye mu Baroma 8 kuri 20 na kangahe ngo 31 hazava ngo niki cyadutse 31 kumanura 3:5 niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni amakuba, ni ibyago, ni akaga, niki? Ibyo byose nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ariko nabameze bate? Nabashoreye imizi muri we, nabamusobonge bakumva uburyohe bwe, bakumva utamu wa Yesu. Abo habe nubwo hoza ibyago n'amakuba. Muri byaravuze ngo ibyago n'ibintera n'amakuba, Yesu ni umukiza wanjye, ndamaho. Niragisha Imana Data, nkundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera, ndamaho. Ndabifuriza kuba mu Mana. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, imiraba nubwo izaba, agashururu niba kazaba, nta kintu na kimwe cyazimya urukundo rw'Imana. Haleluya. Kuko urukundo ngo ruraremere nk'urupfu rumeze, ariko narahabumiwe. Urukundo ngo ruraremere urupfu ruza kwikubita mu bantu bose bakarira. Muzi imbaraga urupfu rugira? Uzi ko umuntu azapfusha akavuga ngo urupfu ngo bari ngo karabona ngo ngo yagize isoni. Aho n'ukuri umuntu wapfusha akavuga ngo karumva isoni, ngo karatinya gusoma. Yewe nta kibazo ntabakuma ngo karumva isoni. Urupfu ruza rutera gusoma. Uko wogira urukundo rwa Kristo, reba ukuntu tuzaturira iyo twapfushije neza ngo urukundo rwegara urupfu. Uzi ukuntu uzadutera ubwoba? Uzi ko iyo umwana arebeka gutya araba, uzawumva nkagute muri wowe? Uzi ko umwana aza kwaraya niyo ukazawumva akuraniye, yagira gutya ukazawumva wawe. Noneho ngo urukundo rwanye n'urupfu. Urukundo rw'Imana rurakomeye. Turwinjiremo, turutindemo, turuziniremo, turushishiremo, kuko urukundo rw'Imana ruraruta udushaka twose, ruraruta utubazo twose. Urukundo rw'Imana ruruzuye. Data, mu izina ryawe Yesu, uragakiza kacu Mana, uri ibyirato byacu Mana. Uturinde guheba iby'isi, uturinde guheba ibyubahiro, uturinde guheba ubutunzi, uturinde guheba biriya byose zaza ari izo kudutandukanya nawe. Duhore twihariye ibya Yesu, duhore tunyuzwe n'urukundo rwa Yesu, duhore turuzwe n'ubwiza bwa Yesu. Nubwo rimwe na rimwe abantu basa nk'abirabuye kubera ibibazo, nubwo rimwe na rimwe abantu benshi basa nk'aho bababaye, ariko muri bo barakomeye, barabyibushe, ni banini, bameze neza. Umukobwa aravuze ngo nubwo wirabura uri mwiza, umugeni aramukwera mubwiye ngo nubwo wirabura uri mwiza. Rimwe na rimwe Yesu, nubwo itorero ubona rifite ibibazo byinshi, ariko uzubabona ari beza, ukabona ari beza, ukababona ari beza, ukababona buzuye ubwiza n'ubwiza bukomeye, ubwiza buhebuje. Ubwo nibwo uzubonaho itorero, ubwo nibwo uzubona bera. Turasaba kongera kudukomereza urukundo rwawe, tukongera tukagukunda cyane, tukongera tukakumva cyane, tukongera tukakwinjiramo cyane, ukaturyohera Mana. Ndabizi ko isi yaza uburabyo irahamagara abantu ngo bagende basorome, ariko Data, imbaraga zawe ziraruta ibiriho, ziraruta isi, ziraruta imyuka mibi, ziraruta abadayimoni. Imbaraga zawe ziri hejuru cyane. Turasaba ko izo mbaraga zatwinjira, tukabasha kuzura urukundo rwa Yesu. Asanga kutugirira neza twese, ugakomeza ukagirira neza itorero ryadutumiye, babazi zawe zigakomeza kuribaho, urukundo rwawe rugakomeza kurubaho. Ubagirire neza Mana, ubagirire neza Mana, ubagirire